Mbahaye ikaze aha ni Kumara TV. Tudatinze rero tugiye kurebera hamwe abanyamakuru 10 bafite agatubutse hano mu Rwanda cyangwa se bafite amafaranga menshi kurusha abandi. Ntago dutinda turahera kuri Rugaju Rigani. Rugaju Rigani ni umwe mu basore bakunzwe cyane uretse kuba afite igikundiro kandi bavuze no gukora. Ni umwe mu basore rwose bakora cyane kubera ko afite ibintu byinshi bimwinjiriza. Ni umunyamakuru kwa RBA, akaba umutoza wungirije bagorira kandi akora no muri Kigali Universe y'umukire cyane muzi cyane mwese ariwe Coach Gael. Gusa iyo muganiriye akubwira ko byose abifashwamo n'Imana kubera ko akunda Imana cyane, yewe akunda kuririmba. Uyu Rugaju Rigani ni umwe mu bantu bareberwaho n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ariwe uje ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga mugenzi we wo muri televiziyo Rwanda nawe muri RBA ariwe Paul Rutikanga, umwe mu bagabo bakunzwe cyane kuri televiziyo Rwanda kandi afite n'igikundiro cyane ko abamugabo vuba yari n'umusore. Uyu mugabo rero mu myaka yose amaze kuri RBA bivuze ko amafaranga yose ntaho yajyaga kuko agize urugo vuba mu kwezi gushize. Uyu Paul Rutikanga nawe ni umwe mu bantu bahembwa agatubutse cyane kwa RBA kandi akaba ari mu bantu badakorwaho muri kino kigo kubera ko ubunyamwuga bwe uburyo akora akazi neza ni imwe mu bintu bamworohera cyane kandi bigatuma nawe akunda akazi birushaho. Uyu mugabo kandi uretse kuba nawe hari icyo afite, bivugwa ko umugore we nawe rwose ari umuntu wifashije kubera ko ari umunyarwanda wo muri Canada, bivugwa ko afiteyo business menshi. Ku mwanya 8 turasanga umugenzi we nanone ukora muri Radio Rwanda ari Kwizigira Jean Claude. Uyu mugabo mu myaka 7 amaze kuri Radio Rwanda si honyine yakoreye amafaranga menshi kubera ko yabayeho umwarimu muri kaminuza imwe mu zikomeye hano mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'ibyo afite umugore w'umuhanga mu bya business, aho afite ikigo cy'abana b'incuke hano mu mujyi wa Kigali, akaba ariwe ukibereye umuyobozi. Kandi ndagira nkubwira ko icyo kigo kishyira amafaranga menshi nyine ari ikigo cy'abakire nk'ibyo muzi mwese. Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo uri mu bakunzwe cyane kuri Radio 1 y'umuherwe Kenisi. Uyu mugabo ukunze kumva ari guterana amagambo menshi cyane kuri radio y'umukire Kenisi, ariko nawe niye kubera ko afitemo imigabane itari mikeya. Uyu akaba yitwa Angelo Mutabaruka, umwe mu bagabo bavuga kandi bakavuga ingingo zikomeye mu biganiro bye akora nka Rirarashi akora mu gitondo. Akaba ari cyo kiganiro kimwe akora mu byo akora cyatumye yigarurira imitima y'abatari bake hano mu Rwanda no muri East Africa aho TV1 hose igera. Iyo uvuze TV1 wumva uyu mugabo na mugenzi we Kenisi. Ku mwanya wa 6 turasanga umugabo ukunzwe cyane n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko yamamaye mu kogeza match cyangwa se imipira w'amaguru, yitwa Rugangura Axel. Umwe mu bantu rwose bareberwaho n'abatari bake mu banyamakuru bajya bagerageza kogeza match cyangwa se umupira w'amaguru. Uyu mugabo kandi bivugwa ko ubukire bwe aho buturuka ari uko amafaranga ye nta kiyajya kiyakoraho kubera ko yanze gushaka. Ni umwe mu bantu bahora babazwa umugore cyane ko afite imyaka itari mikeya, yakagombye kuba afite umugore n'abana barenze umwe, ariko we avuga ko igihe kitari cyagera agishakisha amafaranga kugira ngo abe yashaka umugore ashyingirwe byemewe n'amategeko. Rugangura Axel ni umwe mu banyamakuru bagenda mu modoka zihenze cyane kubera ko ubu ngubu agenda muri Land Cruiser ihenze cyane igura amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amanyarwanda zirenga. Ndagira ngo ukore subscribe ku Mihanda TV nibwo ubonye umuyoboro wacu mugari wa YouTube. Ku mwanya wa 5 turahasanga umugore ukunzwe cyane kuri televiziyo Mama wa Gasabo, uwo nta wundi yitwa Mutesi Sikovi. Uyu mugore nyuma yo gukorera abakire benshi bafite ibitangazamakuru byabo yabonaga batamuhemba neza kandi akabona banamurya bitewe n'ibyo akora, ahitamo kwishingira televiziyo yiwe. Ubu ngubu arayifite yitwa Mama wa Gasabo. Uretse kuba afite televiziyo ye imwinjiriza agatubutse cyane, afite n'amashopu menshi acuruza imyenda mu magorofa ageretse hano mu mujyi wa Kigali. Mutesi Sikovi kandi ni n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenga wa hano mu Rwanda kandi nabyo arabihemberwa. Uyu mugore nawe ni umushabitsi cyane. Sikovi mu gutara amakuru kwiwe ni umuntu utagira ipfana, ni umuntu uvuga ikibazo uko kimeze kandi akavuga uko abibona n'uke abitekerezaho. Sikovi akaba ibyo bintu bituma akunzwe cyane bigatuma n'ibikorwa byiwe cyangwa se televiziyo byamamara. Ku mwanya wa 4 turasanga umugabo uzwi cyane mu gisata cy'imikino ariwe Sam Karenzi. Uyu Sam Karenzi yaciye ku maradiyo menshi arimo za BNB, za TV10 n'ayandi, ariko birangira avuze ati nanjye gahunda no gushinga radio nka mugenzi wanjye Jedo Castari nk'uko ari we Roromodo wihe. Uyu mugabo rero yashinze radio mu mwaka wa 2025 ugitangira, bivuze ko radio rwose imaze amezi agera kuri 7 yonyine kubera ko aribwo igishingwa. Ariko avuga ko nubwo yashinze radio na televiziyo iri hafi, kandi avuga ko amafaranga yose agiye azabona azayashora mu butangazamakuru kubera ko ngo iyo ribyaye yabyarira rimwe.
Ku mwanya wa gatatu naho tuhasanga ni mugenzi we nanone ariwe Jado Castar. Uyu mugabo ni umukire cyane kubera ko niwe mugabo washinze BNB FM, BNB Kigali. Ni radiyo imaze kumenyekana cyane hano mu Rwanda kubera ko ikoraho abastari bayingana n'abandi bose. Ndagira nkubwire ko aba bagabo bombi uwa kane n'uwa gatatu bose bakora siporo. Icyo wakibaza nuko wamenya ngo siporo ikorwamo iki, amafaranga bamo abangana ate ku buryo abantu bose bayishoramo. Uyu mugabo kandi ni umwe mu bashyize itafari kuri football mu Rwanda kubera ko ibyo atangaza byose, amakuru atangaza aba yakuye mu bandi bantu agenda yashakisha nk'umunyamakuru wabigize umwuga. Ni amakuru agenda akubaka ikintu gikomeye cyane muri siporo. Jado Castar kandi yabaye umugabo w'umunyamakuru watwaye ibihembo byinshi by'abanyamakuru beza ba siporo hano mu Rwanda imyaka myinshi. Kandi uyu ni umugabo bakuze nabi, bakuze iwabo ari abakene cyane kuko no kwiga yigiraga kuri buruse, yari azi ubwenge bwinshi cyane. Niyo mpamvu ubona n'iterambere ryiwe ryaramuvunnye ariko yarigezeho nyine, yarafite ubwenge bwinshi cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo nawe uzwi cyane hano mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ndagira ngo mbanze nkibutse rero ukore subscribe hano ku Impala TV kugira ngo amakuru cyangwa se ibyegeranyo nk'ibi ujye ubonera ku gihe gatanu ku kandi. Kabiri rero ni KNC imfura y'iwacu. Uyu mugabo ni umukire ku rwego rwo hejuru kubera ko uyu mugabo uretse kuba afite televiziyo, afite na radio, byose arabifite kandi ni company cyangwa se ikigo gikomeye cyane kubera ko rwose niwe ukibereye umuyobozi. Nyuma y'ibyo byose mwinjiriza, uyu mugabo afite ikipe y'umupira w'amaguru ariyo Gasogi United ikina icyiciro cya mbere hano muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo u Rwanda rwagize bazi kwihinga cyangwa se bazi gushakisha amafaranga kugira ngo agere aho ageze ubu ngubu. Ndagira nkubwire ko yabanje kubaho umuhanzi bikanga, akaba umucuruzi bijyanye n'amaduka nyine acuruza ibyo kurya n'ibiki n'ibiki, ariko bikanga. Akavuga ati kandi nshobora imyitangazamakuru ndebe ko bikundaho. Byaje kumuhira akubitiraho ko yize amashuri neza kandi menshi, birangira bimuhiye. Rero ubu ngubu niwe mugabo tubonye ku mwanya wa kabiri ukize mu Rwanda mu banyamakuru. Uyu mugabo rero KNC akaba ari we mu Rwanda mugabo ufite ibitangazamakuru bikurikirwa nyuma ya RBA. KNC rwose ibinyamakuru byiwe TV1 and Radio 1 ni ibinyamakuru bikurikirwa n'abatari bake kuko bigera mu mande enye z'igihugu bikanaharenga mukajya muri East Africa hose. Ni ibinyamakuru bikurikirwa cyane kandi biminjiza amafaranga atari makeya. Uyu mugabo kandi ikintu nanone azwiho nuko azi gukorema abanyamakuru beza kuko na Rigani Rugaju niho yaturutse. Ubu ngubu ni umusiniya kuri televiziyo y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo utakekera ko ari umunyamakuru waba ufite amafaranga menshi hano mu Rwanda, ariko uretse kuba ari umukire ni n'umukristo. Ndagira nkubwire ko uyu mugabo yitwa Cleophas Barore, ari n'umupasiteri mu itorero rya ADPR. Uyu mugabo Cleophas Barore ikintu kimugera uwa mbere hano ubu tuvugana rwose ni amafaranga ahembwa, kubera ko bivugwa ko ashobora kuba ahembwa hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 10 ku kwezi y'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ni menshi, nta muntu utayakorera. Cleophas Barore ni umugabo uzi cyane ibya politike, iby'amadini n'ibindi byinshi. Kuba ari umuyobozi wa RBA rero ni ibintu bimugira umuntu ukomeye cyane, kuko urebye ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda cyose, ni ibintu birenze, ni profile ikomeye cyane nk'umugabo abasabwa. Cleophas Barore rero umwe mu bagabo bayobora inama zikomeye, bayobora inama zirimo abayobozi bakuru b'ibihugu bose, akabaganiza akababwira ati amakuru mufite mu bigo byanyu bimeze biti nayahe. Uyu rero niwe mugabo wa mbere w'umunyamakuru ukize mu Rwanda, kubera ko uretse kuba ari umunyamakuru akaba ari n'umuyobozi wa RBA, ari n'umuntu ufite inganda zimwe na zimwe zitandukanye zigenda zitunganya ibiribwa hano. Iyo muganiriye akubwira ko mu mwanya muke, mu minota mike abona ari kuruhuka, yiyambaza Imana kugira ngo ikore ibintu byayo gake gake yiturije, yarangiza akajya kubwiriza, akajya kuvuga ijambo nka pasiteri mukuru mu itorero ADPR hano mu Rwanda. Ni ibintu akunda kandi akora n'umutima we rwose, kandi nyine Imana irigenda ibimuhemberamo cyane. Uyu na undi ni Cleophas Barore tubonye ku mwanya wa mbere. Niba hari ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo, jya muri comment utubwire. Aho ni ku Impala TV, ndabakunda cyane gatanu gukandi.